ubwo rero waravuze ngo nta bikoresho ufite, ngo ibiki n'ibiki, ngo nta kamera, ngo nta telefone ifotora neza, ngo nta mikoro ngo irenze ufite, ngo ubuse ngo nabigenza gute, ukiheba cyane ukavuga ati si uko ngo nge nzabigera gute ko mbona ngo basabe ba Simbi TV baba bafite amashusho asa neza, ngo nge nabikora gute. Uyu munsi twakuzi rero umuntu ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo, nyine turabizi ko atari abantu bose bagira ibikoresho, kandi n'abariye ubona babifite batangiye batabifite, ndakeka kereka niba nyine wenda iwabo bariye abakire nyine wenda babibagurira, ariko ndizera yuko abenshi cyane 90% batangira nta bikoresho bihambaye bafite. Niyo mpamvu natwe rero uyu munsi nyine bitewe na experience dufite tuje kubabwira ukuntu bigenda iyo umuntu udafite ibikoresho, ese ubikora gute. Guys, hano ni kuri Electropower Academy, ndambahaye ikaze mubane natwe kugeza ku musozo, kandi dutanga n'ibihembo. Umuntu warebye video akayirangiza kumva ibyo twavuze biramugira akamaro, iyo ari gusubiza ibibazo tubaza ku musozo wa video akaba yakuramo igihembo cyiza cyane. Guys, no kuvuga ngo niba udafite ibikoresho, ikintu cya mbere ndabizi kuba uri kundeba aka kanya bishatse kuvuga ngo ufite telefoni ya smartphone, cyangwa se bishatse kuvuga ngo ufite telefoni yajya mu YouTube. Ni ukuvuga ngo rero iyo telefoni tayari ni igikoresho ufite cy'ingenzi cy'imbaraga ushobora noneho gukoresha iki, ushobora gukoresha ukora content uti gute. Ikintu cya mbere ushobora kuza ugafata ugakora amakuru, ukagenda nyine ukajya ukora research y'ibintu byabaye ku munsi cyangwa se byabaye mu cyumweru, ukajya ugenda ubikora warangiza ukaza. Ibyo ntibisaba kwigaragaza, wowe usaba kwiga editing tips nkeya, editing gakeya nyine gakeya tu, ukamenya gukata, gukora montage nyine ari byo gukata, ukata ikintu kidakenewe ukagikuramo, ukamenya gufata ifoto ukayishyira hariya hasi, ubundi ukahita wongeramo amajwi yawe mu gihe uri kuvuga, amajwi akagenda nako amafoto akagenda yihinduranya, ihavamo imwe hajyamo iyindi. Guys, urumva ko nyine ni ibintu byoroshye. Ubwo rero mu gihe ukeneye gutangiza channel ushobora gutekereza kuri ako kantu, uri umuntu ukunda gukurikirana ibintu radio buhoro yumva, ureba YouTube, umenya utuntu nyine tugiye dutandukanye, wabikora guys, wabikora gutyo ukaba watangira kurebwa nta gikoresho na kimwe ukoresheje telefoni yawe, ukadownloadinga amafoto, warangiza kudownloadinga ukajya ugenda uyashyiramo, ukongeramo n'ijwi ryawe, ugenda uvuga ibintu byabaye. Ariko ikitonderwa batazakwima monetization, kuko mfite abantu benshi banyandikira komfi ko ngewe ngo monetization bayinyimye nabi byagenze gute, ugasanga yaragiye afata amafoto yo kuri Google arayaterura arayatereka, nyine nta kintu ahinduyemo. Ibyo ni bibi. Niba ushaka kubikora uragenda ugafata foto, warangiza ukajya uhindura nyine, ukayica kuntu editing iyo foto, ukayigira nini, ukayigabanya, cyangwa ugashaka background ushyiraho kuri iyo foto. Niba mushaka kumenya mutubwire muri comment, nta kibazo tuzabigisha. Noneho ukajya ufata ifoto yindi ukayishyira hejuru yayo, ubundi nyine bikagaragara ko hari creativity cyangwa se hari akandi kantu kihariye washyizemo, atari gufata ikintu cy'abandi yuzuye ugitereka. Oya, bisaba ngo babita ngo for commentary purpose, nyine ugaragare nkaho uri kubivugaho tu, nyine ntugaragare nkaho hari ibintu by'abandi waje ugaterura utereka. Guys, ni ukuvuga ngo iyo umaze kubikora gutyo, ukafata ifoto ikaza yikaraga ukuntu, ukagenda ushyiramo utuntu nyine twa animation turyoshye, biba byiza cyane kuko monetization bariguha. Ariko nanone hari n'undi muntu ngiye mfite bigeze kuyima, ariko mugira inama yo gukora video yigaragaza nyuma y'izo ngizo, kuko kuri YouTube iyo uri kwa applying monetization bisaba ngo nyine abantu bakureba, hari bakoresha ibirobo cyangwa se machine systems zireba channel yawe nibikwiye monetization. Ariko nanone kugira ngo bitaba unfair cyangwa se bitaba nyine baguha amahirwe, nabo n'abantu ubwabo bicara kuri channel yawe bakayireba. Niyo mpamvu ushaka kuba ufitemo udukosa duke, ariko bakakwihanganira kubera ko n'abantu nyine batekereza, bafite umutima, nabo barareba akavuga ati umuntu ashobora kuba yaravunitse, reka tumufashe. Ariko kuvunika nyine udakurikiza amabwiriza nta kintu byabivuze. Niyo mpamvu nyine buriya ugomba uwo muntu naramubwiye mugira inama, we niba bakunye monetization bakoreze reused content, hita utangira ukore ibiganiro wigaragaza, tangira wigaragaze. Nujya kwa applyinga bakakubwira ngo nako nujya kwa applyinga, abo bantu bazabona wa muntu wakoraga atigaragaza, wenda bavuga ati yabuze umwanya, noneho ubu ngo bari kwigaragaza, babone ko uri umuntu nyine wanyawe utari robo. Ntago bapfa kumenya niba utari robo, uko bitewe n'ahantu isi igeze. Murabizi ko haje ibintu bya AI bituma nyine bishobora gutuma umuntu atamenyekana niba ari umuntu cyangwa atari umuntu. Hari AI zivuga neza zikavuga ikinyarwanda, hari iyo bita 11 labs ivuga ikinyarwanda nk'abakecuru bo muri za 30 ukagira ngo neza ni umunyarwanda neza, kandi ni wowe wanditsemo amagambo gusa
ubundi bita bisoma cyangwa se ubafashe ijwi ryawe urishyiramo bita birihindura bivuga neza, bayita 11 labs ariko nyine nasanze gihenda nyine ku kwezi baraduhenda ariko ikora neza cyane. Noneho rero ubwo rero YouTube igeze ku rwego itapfa kumenya niba uri umuntu wa nyawe. Ubwo rero bisaba ngo muri video zawe ujye ugerageza uvangemo no kwigaragaza, ujye ugerageza uvangemo no kwigaragaza bityo batazakwima monetize bakubwira ngo wongere usubiremo, byaba inzira ndende ariko koko nk'ibi ibanga ry'uwo muntu nyine ko we ukuntu yabigenje nawe wajya ubikora. Nicyo tubereye hano kuri Electropower Academy, tugenda nyine tubabwira utuntu tugiye dutandukanye tw'ubwenge guys. Ubwo rero ikindi kintu guys umuntu akwiye gukora ni ikintu bita ngo iki, buriya nyine iyo urimo urakora content bisaba ngo uyikore nyine uyishyizeho umutima, sibyo? Ukore content yawe uyishyizeho umutima, ntugende ngo ufate ibintu by'abandi nyine urabizi. Tugenda tubivuga hano kuri iyi channel yacu, warangiza ibyo bintu byose nyine ukabishyira ku murongo ku buryo n'umuntu wese waza agiye kureba mu gihe ugiye kuba monetize abone ko nyine wabishyizemo imbaraga, kuko urabizi niyo ugiye gukora business isanzwe ubishyiramo umutima wawe wose ukamenya amategeko yawe. Niyo mpamvu nyine tujya tugushishikariza kubikurikiza ibyo bintu byose. Ikindi kintu umuntu yakora ni iki, ni ikintu bita buriya hari abantu bafite comedy cyangwa se inkuru. Nge nabuze umuntu wakora comedy atigaragaza, atabyo kuzana abantu benshi, ntago waza ngo dusetse ko se yabaho urwenya akabona genda gusetsa. Se twabyigaga se muri za ntuza za primaire ko habaho urwenya, kuki nta muntu ujuza ngo afate telefone recording atigaragaza, avuga urwenya rwe, avuga ikintu gisekeje nyine agakuru gasekeje ashyire hari uribwira ko bitarebwa byarebwa. Wowe niba wiyaminira kora ku kantu ugatereka hari urebe ko bitazarebwa, ariko nyine bisaba kujyana n'igihe, usaba kujyana n'ibintu byabaye ukagenda ubivugaho, ukabivuga mu buryo bwawe busekeje. Nibwo abantu nyine bahita baconnectinga bakavuga ati aka kantu kabaye none uyu muntu umva ibintu agahinduye, bagahita yumva umuhanga agahita kuri icyo bita subscribe. Ikindi ni kuza nyine ukatera story, ukavuga story z'urukundo niba wazihimbye zitarabayeho n'ubundi nyine ibintu byose no gutekinika. Ukaza nyine ugashaka story ugatekereza neza, niba uri umwanditsi mwiza wiyamenira ukajya uvuga story z'urukundo nyine mu gihe harimo abantu, mu gihe harimo amagambo yawe hakajya havamo video, ifoto sorry hajyamo indi gutyo nyine katubwira urukundo ukuntu Daniel na Muhoza bahuye, bakatubwira ukuntu ngo Muhoza yavukiye mu ntuza mu ngagi, akaba afite ibyoya byinshi ariko abahungu bari baramwanze ariko Daniel akamwemera. Ukaza nyine ukatubeshya ibintu nk'ibyo tuzabireba humura. Apfa kuba nyine ibintu nyine ari ikintu umuntu agakurikira bizagenda neza guys. Indi content umuntu yakora ni kwigisha. Hari no kwigisha ariko umuntu atagaragara, hari abantu bagiye babikora, ukajya wigisha abantu mu gihe utegereje ibikoresho, ukajya wigisha nyine utigaragaza, kujya uvuga ati bajya hanaha ukajya ugenda utwereka ukuntu ibintu bikorwa ariko utigaragaza. Nabyo byazamura channel yawe, wenda igihe kikazagira ugatangira kwigaragaza, ariko basi channel yawe yarakuze yaragize abasabu bangahe gutyo si byose. Guys, hano kuri Electropower Academy tujya twerekana ibintu nyine, tujya dutanga ibihembo byiza cyane. Abantu bazadutangira ubuhamya muri comment. Niba warabonye igihembo wowe uhita wandika muri comment uvuga ati kabisa ntago bano bantu babeshya twigeze kubona igihembo, kuko n'umuri ntago tubeshya guys. Ubwo rero tugenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hari uburyo nyine dushobora kukubaza ikibazo gutya ukandika icyo kibazo kuri email ukashyiraho n'igisubizo, ariko nanone ntago bivuze ko uhita utsinda. Hari uburyo umuntu ashobora hari uburyo management ya Electropower Academy bashaka kuguhata ibindi bibazo, barebe ko koko udukurikirana, bakakubaza ibibazo ko byoroshye humura. Ntutinye kwa applyinga, ntutinye nako gusubiza kuri email ni electropoweracademy@gmail.com. Noneho nurangiza usubize icyo kibazo twabajije. Dushaka kukubaza nyine tubazo tukeya nyine turebe ko ukurikirana channel yacu Electropower. Ubundi iyo tubonye ukurikirana koko uri umufana wa nyawe bitatu kwihera agahembo keza nyine kashimishije rwose, tukaba tugukoreye umunsi. Rega ibaza ariko umuntu uza akakwigisha, yaneze kukwigisha akaguha n'igihembo, uwo muntu koko urumva kumukorera subscribe ari ikintu byaba bigutwaye koko. Umuntu ngiye ndumva ari ngewe ndi wowe nyine uri kureba akanya nahita mukorera subscribe mwana comment nkavuga ndi kabisa murakoze. Niyo naba mfite ikibazo nkahita nanakimubaza nyine, kuko urumva uwo muntu aba ari umuntu wingira akamaro cyane muri urugendo rwawe rwo gukora
content guys. Hano ni kuri Electropower Academy. Ni academy nyine yiyemeje ibintu bigiye bitandukanye byo gufasha abantu, gufasha aba creators mu buryo nyine bwa social media, kuyimanaginga, gukora ibintu nk'ibyo ubwo nyine urahora byumva gukora subscribe ntago ari kubigutegeka, urabyumva ko ari ingenzi guys. Guys, ubwo rero Electropower Academy email utwandikire iki kibazo ngiye kubaza udisubize, ibintu biragenda neza guys. No kuvuga ngo hano kuri channel ya Electropower Academy ikibazo kiragira kiti Electropower Academy nk'iyi channel ifasha aba creators gutyo n'ibindi amafaranga tugeze gukora ikiganiro, kuko ibintu tubaza n'ubundi biba biri mu biganiro byacu humura. None turabaza duti amafaranga 200,000 muri usubiza icyo kibazo. Amafaranga views 200,000 za YouTube, sibyo? Views 200,000 za YouTube, sibyo? Zinjiza amafaranga angana iki? Ugomba kugisubiza neza kandi ugomba gusubiza mu byo twavuze. Views 200,000 kuri YouTube, views 250 zihemba amafaranga angahe kuri YouTube. Ugomba kugisubiza neza. Ako kantu mvuze hari impamvu mvuze ngo ugomba kugisubiza neza, ugatekerezaho neza. Ubwo rero umuntu uri usubiza icyo kibazo ashobora kubona igihembo, nasubiza n'utundi duke bari bumubaze, nuko usubize kuri electropoweracademy@gmail.com guys. Turabakunda cyane. Hita ureba kano ka video aka kanya.